ubushize duheruka. Aransubiza ati umunsi wagiyeho ntiwari amaze kumenyana n'umusore witwa. Atarakomeza numva umuntu ankubise agashyi mu bitugu. Umunsi wagiyeho ntiwari amaze kumenyana n'umusore witwa. Atarakomeza numva umuntu ankubise agashyi mu bitugu maze ndikanga, nuko ndebye mbona ni Mike. Ako kanya mpita nkupa telefone kugira ngo Nyamugenda atanyumva, maze ndamubaza nti oh Mike, amakuru y'iminsi? Aransubiza ati genda sha, wowe ntuzi ibintu wankoreye. Nahise muca mu ijambo ndamubaza nti ibyo nagukoreye ni ibiki? Mike arambwira ati ibyo tubyihorere kuko kuva wagenda sinsiba kugutekereza, ariko nkabura icyo nkora naho nagushakira. Hari ubwo naryamaga nkarota ngutembereza Kigali, nkwereka imiturirwa yayo n'ubusitani butatse indabo, gusezeranya ko dufatanyije twabigeraho, ariko ngashidukira hejuru nsanga ibyo nari ndimo ari ukurota. Ni kenshi nazaga kwa Rugamba nkabaza umukozi niba utaragaruka akampakanira. Ni kenshi najyaga ntekereza ko nasaze, ariko nkibuka ko ndi muzima, kandi nkazirikana ko umunsi umwe uzagaruka nkakubona. Ariko ndatekereza ko uwo munsi ari uyu. Nyemerera umpe akanya tuganire. Akimbwira ayo magambo nahise nibuka imyitwarire ya Nyamugenda, ndetse nibuka ko yambwiye iby'uko nirukanwe. Maze nanjye mbaza Mike nti ariko ubundi wowe na Nyamugenda mupfana iki? Mike aransubiza ati burya njyewe Nyamugenda simuzi. Akomeza agira ati ahubwo se waretse nkakwisabira akantu gatoya? Akimbwira iryo jambo nahise nibuka ko ari imbwira bwa mbere, aribwo nirukanwe kwa mukuru wanjye, maze numva ubwoba burantashye, niko kumubaza nti ariko Mike, wandetse ntitahira ko watari kure? Mike aransubiza ati witesha agaciro umwanya Imana yari impaye wo guhura nawe, kuko nari naratangiye gutakaza icyizere cyo kongera guhura nawe, kandi nzi ko mu minsi izaza uzambera icyuzuzo cy'ubuzima bwanjye. Uko nagendaga ndushaho kumva amagambo yambwiraga, byanteraga kwibuka ibyambayeho nirukanwe kwa mukuru wanjye. Ndamubwira nti cyangwa n'ubundi waje kuyoboza ngo uhamagaze umukozi akuyobore? Mike arasubiza ati nakagombye kuba nyoboza mbaririza aho witwa Irakoze aherereye, ariko uyu munsi ampagaze iruhande, kandi niba ushaka kunyobora unyobore mu mutima wawe, mbashe kureba amarangamutima yihisemo. Ndamusubiza nti none se usanzwe atandukanye n'ibyo wibwira? Mike arasubiza ati wanyemereye kujyamo nakwigumiramo, maze ngatangira umuganda wo guhindura ibiwurimo nkandikamo ibyo nshaka. Akivuga atyo telefone yanjye yongeye gusoma, maze ndebye nsanga ni Nyamugenda. Ndamwitaba arambwira ati ese noneho iwanyu uwo ni wo muco bagutoje? Ko naherutse uri umukobwa mwiza utega amatwi, kandi ugusanze ntumuhinde ngo asubireyo nabi, ibyo wabyize utema? Akimbwira ibyo naricecekeye ndamwihorera, nuko arambaza ati wanyemereye nkakwibwirira akantu kamwe konyine? Nyamugenda akimbwira gutyo nahise mubaza nti ariko ubundi wowe na mwene wanyu mupfa iki no kuvuga akantu kamwe konyine? Nyamugenda ahita asubiza ati mwene wacu wowe se kandi? Naho ubutaha mu nkuru yacu uko muramu wanjye yanteye inda.